Umunsi umwe umugabo yagiye mu ishyamba ahatega umutego agira ngo inyamaswa iza kugwamo ayirye. Nyir'umutego asubiye kureba asanga impyisi ariyo yaguyemo. Amaso yatukuye, amenyo yashinyitse. Nuko impyisi imubonye iramutakira iti, "Wowe Karama we, ntabara unkure muri uyu mutego maze umbwire icyo nzakugororera." Umugabo arangije arayibwira ati, "None ningukuramo ntiwakwiruka ukanshika?" Impyisi iramusubiza iti, "Nta mbaraga ngifite zo kugucika rwose. Dore amajanja yanjye yagagaye kubera imbeho yo muri iri joro yandayeho." Umugabo arangije arayibaza ati, "Ariko ingororano ushobora kumpa ubundi ni iyihe?" Impyisi iramusubiza iti, "Ngira ngo icyoroshye ni uko wanjyana iwawe nkajya nkurindira urugo, ndeba abajura bancaho ngo bakwibe." Umugabo arangije arayisubiza ati, "Ndabyemeye, ntuzantenguhe." Nuko impyisi arangije arayitegura. Amaze kuyikuramo, impyisi iramubwira iti, "Ngaho shi tugende ungeze mu rugo, unyereke n'aho nzajya nkorera imirimo n'aho nzajyamo, maze njye nkurindira urugo nk'uko tubisezeranye." Impyisi irongera iramubwira iti, "Ariko dore nagagaye amajanja, nshyira ku bitugu unyikorere maze unjyane ungeze iwawe." Umugabo arayikorera arayitahana. Ageze mu nzira ahura n'undi mugabo. Umugabo amurebye arumirwa aratangara. Aba ari we ugira ubwoba aramubaza ati, "Ese wa mugabo we, icyo wikoreye ni igiki?" Ati, "Uzi ikintu wikoreye icyo ari cyo?" Undi aramusubiza ati, "Rega, mpetse umugaragu wanjye urwaye." Umugabo arangije aramubwira ati, "Ariko ko nduzi ari bihehe, yabaye umugaragu wawe ryari?" Impyisi ibaza wa mugabo iwihetse ati, "Uwo muntu agize ngo iki?" Umugabo arayisubiza agira ati, "Ngo agize ngo mpetse bihehe ngo izandye." Impyisi irangije iramubwira iti, "Urajya ukenga icyo rubanda ivuga." Ariko umugabo ntiyumva ibyo amubwiye. Umugabo arayibwira ati, "Ndumva amaze kunanirwa, jya hasi wigenze." Impyisi irangije iramubwira iti, "Uretse nkonjoke nze ngukonjonjore." Igihe bagisigana, imbeba yari munsi y'inzira irabumva. Irangije irababaza iti, "Mbese murapfa iki mwa bagabo mwe?" Impyisi isubiza imbeba iti, "Uyu mugabo ni umunyarugomo, yanteza umutego ngo nkugwemo. None imbeho yanyishe ijoro ryose, irangije irangagaza, nanirwa no kugenda. Nuko amaze kunkura mu mutego, arampeka ngo anjyane iwe kumpaka. None arimo aragira ngo anshyire hasi nigenze kandi ntarakonjoka. Nuko ubanza yamenye ko ninkonjoka nza kumukonjonjora." Imbeba irangije irababwira iti, "Nta bagabo bo gupfa ubusa, mujye kunyereka uwo mutego mbona uko mbakiza." Nuko imbeba n'impyisi na nyir'umutego baragenda bagera aho umutego uri. Imbeba irangije ibwira umugabo iti, "Wa mugabo we, ongera utege uriya mutego undore uko ubigenza." Umugabo afata wa mutego, amaze kuwutega, imbeba irangije ibwira impyisi iti, "Nawe wa mpyisi we, genda ushyire ijosi mu mutego ndebe uko wari wagufashe." Nuko impyisi irangije gukandagira mu mutego, umutego uhita uyifata mu ijosi urayishibukana. Amaso arongera aratukura, amenyo irongera irayashinyika. Imbeba irangije iriyamira iti, "Urubanza urarwikemuriye, icyo uzi ni ubusambo, naho ubwenge bwo buragatabwa." Nyir'umutego abibonye atyo abwira ya mbeba iti, "Iyi mburagasani unkijije nzakugorora iki koko?" Imbeba irangije iramubwira iti, "Mbere yo kungororera banza wicire ishyano." Wa mugabo afata umuhoro yari yitwaje, atemagura ya mpyisi arayica. Arangije kuyitemagura, wa mutego arongera arawutega, ategereje indi nyamaswa yawugwamo. Nuko birangiye abaza ya mbeba ati, "Uko urora nakugororera iki ko ungiriye neza?" Imbeba irangije iramusubiza iti, "Nshyira muri urwo ruhago rwawe maze unjyane iwawe twibanire." Umugabo arangije afata ya mbeba ayishyira mu ruhago rwe arayitahana. Ayigejeje mu rugo, imbeba akajya ayigaburira, ariko nayo ikajya yitoragurira ibyandagaye byose. Hashize iminsi, imbeba imaze kugera mu nzu no kurya igahaga, ibyara abana benshi koko, irororoka cyane. Abana bayo baragenda buzura inzu, nuko batangira kujya barya ibyo muri iyo nzu byose: imitemeri, inkongoro,
inkanda z'abagore n'ibindi bikoresho byose byo mu nzu. Nuko wa mugabo wazanye ya mbeba, urubyaro rwayo rumaze kumurembya, atangira kwicuza icyo yakoze. Aravuga ati, imbeba yankijije impyisi, ariko urubyaro rwayo rurananiye burundu. Arangije aravuga ati, rurajagata hose mu nzu, rukarya ibintu byose, mbese ruranjujubije. Ahasigaye rero, imbeba ngiye kuzirukana mu nzu yanjye, dutandukane burundu rwose. Niyo mpamvu imbeba zitakibarirwa mu matungo yo mu rugo. Umugabo yagize uburakari bwinshi, atega imitego ahantu hose. Atega za mbeba, imbeba ziragenda zifatirwa mu mitego. Na ya mbeba nkuru n'abana bayo bose bafatwa n'imitego. Umugabo arangije, imbeba zose zirapfa, bazisohora mu nzu barazirukana. Nuko kuva ubwo, imbeba ishyira urwango hagati y'umuntu n'imbeba, kubera ko iyo igeze mu nzu nta kintu na kimwe ihasiga. Irya ibintu byose, igahera ku myambaro, ikajya mu nkweto, ikajya mu bikoresho byose byo mu rugo. Ngaho aho urwango rw'umuntu n'imbeba rwavuye. Si njye wahera, hahera umugani.